ukireba ukabona ko ufite ikibazo mu myambarire. Icyo gihe uzibaza uti mbese iyi myambarire yanjye umugore yabigizemo uruhe ruhare? Ni ukuvuga ko uruhare rwa mbere umugore abigiramo ni iki? Nuru. Hari igihe umugore agenda agafata ipantaro yawe idafuze akayitera amapantaro afuze, cyangwa se ugasanga ufite ipantaro imwe niyo wambara guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, uyifura nijoro, kuko ikintu mpamya ntashidikanya ni uko utaba ufite amapantaro mazima ngo ugende wambaye ipantaro yashwanyutse. Usibye no gushwanyuka, ariko ishobora no gushwanyuka nangwa se ukaba ari imwe gusa ifite bitewe n'ubukene bwawe, ariko ukabona isuku ihari nimba ihagije cyangwa se nimba idahagije. Ibyo bintu rero ntuzabona ibyo bintu, ikintu nkubwiye cya mbere, ukabona imyenda yawe umugore wawe ntayitaho, ntushobora gusohoka mu nzu ngo umugore nkakubaze ngo mbese ko usohotse wambaye ibintu bimeze gutyo, uzamenye ko ntawe natinya kubivuga, umugore azaba yarakugize icyo ntavuze nawe ushobora kwibwira. Ntabwo mvuze ngo uyu mugabo utagira ngo ndagututse, ariko nawe urabizi umugore niba atakikwitayeho buriya azabona ko nta kamaro ugifite mu rugo iwe. Icya kabiri ni ukuntu akwakira iyo utaje. Muzabona umugore atakikwitaye akabona mbese ukabona hari igihe nawe wireba nangwa se waryama ugatekereza uti mbese ubu nanjye kuko ndacyari umugabo. Icyo gihe rero uzahite ureba ibibura, uzarebe ibibura, numara kubona ibibura Imana izagufasha nawe wisubireho, kuko nk'ukuntu bisanzwe bivuga, nakugira inama yo kutahita uyoboka akabari ngo uje kwiturirayo, ahubwo wowe ni ugusenga cyane uwo mwanzi uba warateye umugore wawe, ukagira ute ukamuhunga nangwa se Imana ikamugufasha. Ibyo tubivuze kubera iki? Uzasanga hari abagabo birirwa banywa inzoga cyangwa se birirwa mu bintu bitandukanye, kandi waje kubona ukabona nta nkweto afite, nta shati afite, nta pantaro agira, ahubwo ngo ni umusitari muri kabari. Uriya mugabo ni wa mugabo bahora bavuga atuye muri kabari bitewe n'ibibazo, cyangwa se ufite umugore udashobora no kumukangura. Reka abagore mwe gutinya gukangura abagabo banyu. Abagabo nabo batinya nangwa se bubaha abagore. Ni ukuvuga ko iyo umugore akubwiye ati wa mugabo we, ibi bintu urimo ntabwo bikwiye, rimwe kabiri gatatu, nubwo waba utagira isoni ariko wakumva ko uri kubangamira umugore. Ni cya gihe uzakora ikintu, niba ufite umuntu mwashakanye ukavuga uti uyu muntu nyamara nanjye ndi kumubangamira. Ubwo rero icyo bisabwa ni iki? Ni uko umugabo n'umugore bashobora kumvikana, umugabo nimba uri kubona wakoze ikosa nangwa se uri kubona hari ikitagenda neza, ukicaza umugore wawe ukavuga uti ariko mbona ibintu byarahindutse, habaye iki? Akagusobanurira, byaba byiza mukabicamo nangwa se mukabifatira umwanzuro. Byakwanga nabwo urukumva nyine ni ukwiragiza imbaraga z'amasengesho, ko nta kindi kintu uba wakora. Icya gatatu nicyo nakubwiye, ni kwa kundi umugore aguteza abana. Hari igihe uje kubona ukabona mu rugo umezeyo nk'intare, nyamara nawe waje kureba ukabona nta ruhare abigizemo, ugasanga uratashe usanze ibintu nyine byakaze nangwa se byadugereye, kandi byadugereye ryari? Ntabwo ruvuga ngo ni uruhare wabigizemo, ahubwo ugeze mu rugo usanga ibintu byahindutse. Icyo gihe nyamara hari ibintu umugore we yabwiye umwana. Tubasuhuze rero mwese inshuti zacu z'akadahwema, tubazaniye ikiganiro kivuga giti mbese wowe mugabo iyo ubonye iwawe mu rugo bagufata nabi wifata ute? Hari igihe umugore afite inshingano nyinshi nangwa se umugore anagusuzugura, ariko wowe ushobora kumenya gute ko umugore agusuzugura? Dore ikintu cya mbere kizakwereka ko umugore agusuzugura: imyambarire yawe, uko afata imyambaro yawe. Ikindi cya kabiri, uburyo cyakwitaho iyo ugiye gusohoka mu rugo. Icya gatatu ni ukuntu akuperezanta nangwa se ukuntu akwerekana mu bana. Twese rero duhereye mu kintu cya mbere, ku myambarire yawe. Umunsi uzabona ugeze hanze ugasanga wambaye ipantaro yashwanyutse ku kibuno, nangwa se wambaye ipantaro idafuze, ugasanga uri kubibwirwa n'abandi, cyangwa se ushobora kutabibwirwa n'abandi, wowe ubwawe ukireba ukabona ko ufite ikibazo mu myambarire. Icyo gihe uzibaza uti mbese iyi myambarire yanjye umugore yabigizemo uruhe ruhare? Ni ukuvuga ko uruhare rwa mbere umugore abigiramo ni iki? Nuru. Hari igihe umugore agenda agafata ipantaro yawe idafuze akayitera amapantaro afuze, cyangwa se ugasanga ufite ipantaro imwe niyo wambara guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, uyifura nijoro, kuko ikintu mpamya ntashidikanya ni uko utaba ufite amapantaro mazima ngo ugende wambaye ipantaro yashwanyutse. Usibye no gushwanyuka, ariko ishobora no gushwanyuka nangwa se ukaba ari imwe gusa ifite bitewe n'ubukene bwawe, ariko ukabona isuku ihari nimba ihagije cyangwa se nimba idahagije. Ibyo bintu rero ntuzabona ibyo bintu, ikintu nkubwiye cya mbere, ukabona imyenda yawe umugore wawe ntayitaho, ntushobora gusohoka
mu nzu umugore nkakubaze ngo mbese ko usohotse wambaye ibintu bimeze gutyo, uzamenye ko ntawe natinya kubivuga, umugore azaba yarakugize icyo ntavuze nawe ushobora kwibwira, ntabwo mvuze ngo uyu mugabo utagira ngo ndagututse, ariko nawe urabizi umugore niba atakikwitayeho buriya azabona ko nta kamaro ugifite mu rugo iwe. Icya kabiri ni ukuntu akwakira iyo utaje, ntuzabona umugore atakikwitaye akabona mbese ukabona hari igihe nawe wireba nangwa se waryama ugatekereza uti mbese ubu nanjye kuko ndacyari umugabo. Icyo gihe rero uzahite ureba ibibura, uzarebe ibibura, numara kubona ibibura Imana izagufasha nawe wisubireho, kuko nk'ukuntu bisanzwe bivuga nakugira inama yo kutahita uyoboka akabari ngo uje kwiturirayo, ahubwo wowe ni ugusenga cyane uwo mwanzi uba warateye umugore wawe, ukagira ute ukamuhunga nangwa se Imana ikamugufasha. Ibyo tubivuze kubera iki? Uzasanga ari abagabo birirwa banywa inzoga cyangwa se birirwa mu bintu bitandukanye, kandi waje kubona ukabona nta nkweto afite, nta shati afite, nta pantaro agira, ahubwo ngo ni umusitari muri kabari. Uriya mugabo ni wa mugabo bahora bavuga atuye muri kabari bitewe n'ibibazo, cyangwa se ufite umugore udashobora no kumukangura. Reka abagore mwe gutinya gukangura abagabo banyu, abagabo nabo batinya nangwa se bubaha abagore. Ni ukuvuga ko iyo umugore akubyaye ati wa mugabo we ibi bintu urimo ntabwo bikwiye, rimwe kabiri gatatu, nubwo waba utagira isoni ariko wakumva ko uri kubangamira umugore. Ni cya gihe uzakora ikintu niba ufite umuntu mwashakanye ukavuga uti uyu muntu nyamara nanjye ndi kumubangamira. Ubwo rero icyo bisabwa ni iki? Ni uko umugabo n'umugore bashobora kumvikana, umugabo nimba uri kubona wakoze ikosa nangwa se uri kubona hari ikitagenda neza, ukicaza umugore wawe ukavuga uti ariko mbona ibintu byarahindutse, habaye iki, akagusobanurira, byaba byiza mukabicamo nangwa se mukabifatira umwanzuro, byakwanga nabwo urukumva nyine ni ukwiragiza imbaraga z'amasengesho ko nta kindi kintu uba wakora. Icya gatatu nicyo nakubwiye, ni kwa kundi umugore aguteza abana. Hari igihe uje kubona ukabona mu rugo umezeyo nk'intare, nyamara nawe waje kureba nta ruhare abigizemo, ugasanga uratashe usanze ibintu nyine byakaze nangwa se byadugereye, kandi byadugereye ryari? Ntabwo ruvuga ngo ni uruhare wabigizemo, ahubwo ugezemo gusanga ibintu byahindutse. Icyo gihe nyamara hari ibintu umugore we yabwiye umwana ati siko gutya na gutya na gutya na gutya. Icyo gihe rero nta kindi kintu ukora, wagerageza nyine ugataha kare ukareba mbese abana ababyeyi wagira amahirwe bigakemuka, byanakwanga ugasenga cyane Imana ikagira ute ikabigufashamo. Niyo mpamvu icyo gihe iyo abana bameze gutyo uburere bwabo nabo usanga ari danje. Ariyo mpamvu usanga n'uburere bw'abana ahanini usanga bwaradindiye, usanga uburere bw'abana bwarabaye ikibazo. Icyo gihe rero turakoma urusyo dukome n'ingasire, ntabwo n'umugore ubikora gusa, ahubwo n'umugabo hari igihe usanga abigiramo uruhare. Asanga umugabo mu rugo ntibamuzi, nta gicurece bazi, ntabwo umugore yakoropa umuntu atakoropa, umugabo ntacyo yamubwiye, yasasa atasaza ntacyo yamubwiye. N'umugabo afite uburenganzira bwo kureba ese inzira akorobye, ese aho abana barara hameze neza. Ubwo yanakangura umugore avuga ati kuki ibi bintu bitagira ute bitagenda neza. Yabona biranze byose kuba yafatana agakoropa akereka umugore twagombye gukoropa bino, nta kintu kiba kirimo, nta cyo biba bitwaye, kuko ni ubwuzuzanye. Kandi iyo ufashe umugore ukamukebura